Mureke nanone uyu munsi duhitemo kwigana uburyo ushobora kwikorera logo yawe iranga business yawe bitagusabye ko utakaza amafaranga menshi. Ushobora kugenda ahantu babikora akaguca amafaranga kandi nawe ubwawe wabyikorera. Icya mbere rero ugomba kugenzura kugira ngo ubashe gukora logo nuko ufite connection kuri internet, ukaba ufite computer cyangwa telefone. Ahasigaye ugakonekita computer yawe kuri telefone, warangiza ukaza hano muri Chrome ukandikamo ijambo hano bashakira, ukandikamo ijambo bita I powered logo generator, ukahakanda, warangiza gafunguka, ugakanda hano yego, ugategereza kaza ugafungura, gategereza. Urabona ko hano haza ubwoko bwinshi bw'amarogo. Igisigaye noneho hano hejuru za kwaka gatabo ko hejuru, wenda reka dukore logo ya Vision Studio Rwanda, Vision Studio Rwanda, gakanda enter cyangwa search. Ahangaha rwose urabona haje ubwoko bwinshi bw'amarogo meza. Urareba ukavuga ati rwose icyo logo nari nkeneye wenda duhitemo iyi Vision Studio Rwanda. Yego, iyo urangije hano ushyiramo email yawe ukayandika, gakomeza gashyiramo email yawe, warangiza uhita ubona akantu ka download, ukadownloadinga galeri yawe ijya kuri iriya email. Nimba ari ikindi ushaka ko twazigana muri video y'ubutaha watwandikira, kandi twibukiranya ku muntu utarakora subscribe ko yayikora kugira ngo tuze tubana mu bindi biganiro bindi biri imbere. No kuvuga subscribe mwaduha inkunga n'ibiganiro nibyo dushingiraho tubategurira ibi biganiro. Okay, bye.